urutoke ruri ku musozi urumbuka. Uyu muhinzi, uyu shebuja w'uru rutoki yavuze cyane, kuko ntabwo ndi bongere gusoma, twasomye kandi umwanya dufite ni mutoya, kuko abantu baba bananiwe babasha no gusinzira, ugasanga bidutwaye umwanya, ntabwo turi bujye aho ngaho hose, ariko reka turebe intumbero, turebe ikintu kimwe. Umukunzi we yari afite urutoke ku musozi urumbuka. Uyu mukunzi, uyu muhinzi yari afite insina, yari afite imbuto y'insina nziza yizera akunda. Insina yiteguriye, yakuye ahantu azi ko ari insina yera ibitoki byiza, ibitoki binezeza, ibitoki binezeza n'ababireba, binezeza nyiri urutoke, kandi bikanezeza n'abaguzi, n'abahisi n'abarebi n'abagenzi. Barayibonaga iyo nsina bakayinezererwa. Noneho iyo nsina yari ayifite, mu kubaho kwe yari afite iyo nsina, yifuza kuyitera ahantu heza. Azamuka imisozi, amanuka iyindi, anyura mu bikombe kugira ngo asingire undi musozi, aramanuka mu bishanga ashaka ahantu ho kuyitera, arahabona. Twasomye hepfo ngo kuko ari abayuda n'abayisirayeli, urutoki rw'Uwiteka niye nawe. Imbuto yateye niyo mbuto, ni agakiza Imana yari ifite mu bitekerezo byayo, kuko umugambi w'agakiza nta handi waturutse, si ku bamarayika, nta nubwo ari kuri Yesu, ahubwo ni mu Mana ubwayo. Agakiza ni impano y'Imana, agakiza katurutse ku Mana mu bitekerezo byayo no mu bushake bwayo. Noneho Yesu aritanga, agasohoza mu bantu, aragasohoza nk'uko umubyeyi abasha guhamagara umwana we, atenda hano wa mwana we ngo utume, akira agacuma unshyirire uyu muryango, akira ibyo kurya ubishyirire kanaka, ndabizi asonjesheje abana. Yesu yaritanze, akora umurimo wo gusohoza ibyo Imana yashakaga ku bantu, kuko abantu bari bamaze guta Imana, baragiye kure cyane. Data yifuza uwabagarura kuri we. Noneho abonye atabonetse, noneho nzabarimbura ndimo abandi bashyashya. Yesu atoya, reka ngende njye muri bo, mbe umuntu nkabo, mbe mwene wabo wa bugufi, nzabakugarurira, nzabwira bene data izina ryawe, kandi bazakugarukira. Haleluya! Imana ishimwe cyane, kuko mwabonetse mukagarukira Imana, kuko mwabonetse mukumvira cyangwa se mugakurikiza ibyo Yesu yashakaga. Nuko Yesu rero, nyiri uruzabibu, nyiri iyi nsina, yamanutse imisozi myinshi. Imisozi ivugwa aha ngaha ntabwo ari imisozi yitureba, yitwa za Tetereje, yitwa za Liberidade, ugahindura Benfica, ukageza Magwanini n'ahandi. Iyi misozi ivugwa n'abantu, yanyuze mu bantu, aratoranya, yanyuze mu babyeyi, yanyuze mu bakobwa, yanyuze mu bagabo, anyura mu rubyiruko, yanyuze mu boroheje, yanyuze mu bakomeye, abarebare n'abagufi, inzobe n'ibikara, asanga bakwiriye agakiza, arabatoranya. Burya wakijijwe kuko watoranyijwe, waratoranyijwe, agukoraho. Amaze kugukoraho, nk'uko twasomye ngo akuramwo mu murima, amaze kubona uwo murima mwiza, akuramwo amabuye, akuramwo ibitare, amabuye ntiyumva, ni nayo mpamvu adakura, ntiyumva. Akuramo kutubaha Imana, akuramo kutayumva no kutayumvira, abikura muri wowe, abikura no muri njye. Hagati mu mabuye habamo inkwavu, agikuramo amabuye inkwavu ziraturumbuka, uburyarya busohoka muri wa murima. Agikuramo amabuye, amavubi yari yararitsemo ariruka, arasohoka arirukanka,
agikuramo amabuye akirimburamo ibishyitsi by'ibiti bya biti miyonza, bya bindi bihanda, bya bindi bitumba byicana gusa, bya biti by'ubugome, bya biti byari imbuto zitaribwa, abikuramo abinaga inyuma. Haleluya, haleluya. Icyo ni cya gihe nakizwaga, ni cya gihe wakizwaga. Abikuramo abijugunya inyuma. Akimara kubijugunya inyuma ararima, aratabira. Habaho igihe cyo kunezererwa agakiza. Ngenda nera imbuto, ugenda wera imbuto. Haleluya. Ariko igihe kiragera umuntu atangira gukeneka agakiza. Umuntu iyo yiga igare afata amahembe yaryo ku buryo amaboko amurya yageze mu rugo. Arayafata ntakebakebe, arayafata akayakomeza kuko abatinya kugwa. Ariko iyo amaze kurimenyera agenda anarikuyeho, akarekura ku buryo abasha kugenda akanya. Ariko iyo yituye hasi agahanga n'amazuru n'amenyo bishiraho kubera gukeneka. Icyo gihe kiba kigeze kugira ngo yongere yibuke itangiriro rye, agatangira kuvuga ngo iyo ngenda nka mbere, iyo ngenda mfasheho ntago banaguye. Kuki ntago nkiri umuswa? Kuki ntago ngitangira? Urutoke rw'Uwiteka niturwumvikaneho. Urutoke n'imbuto y'agakiza data atera mu mutima watunganyijwe, mu mutima yarambagije, akawukuramo byose, agashyiramo ibikenewe. Amaze gukuramo amabuye, amaze gukuramo ibishyitsi by'ibiti, imbuto zitaribwa zivanyemo, ararima akuramo kutemera, udaca bugufi, akuramo kudaca bugufi, hahinduka ubutaka bworoshye, ubutaka bunejeje nyiri umurima. Asanze bunejeje nyiri umurima, ashyiramo amazi. Yo mu gihe cya Yoweri, nzasuka umwuka wanjye ku bantu banjye, nzabaha umwuka wera. Asukamo amazi, umurima uranetera, umurima utangira kumeza utwatsi tworoshye. Haramiragamo ibiti bikomeye, hatangira kumera utwatsi tworoshye. Insina iterwamwo, insina igaba amababi, igaba abana, irabyara irakura. Ariko noneho ubutaka bwaje kumera bute? Bwabaye ubutaka butumva, bwabaye ubutaka bwibuka gakondo yabwo, burongera burakonjera. Imbuto ikomeza kuba nziza, ariko aho itewe haba habi. Aho itewe habaye habi, insina ntiyabasha kwera imbuto. Aho iteye hamaze kuba habi, insina ntiyakomeza gukura. Aho iteye habaye habi, ntabwo byakomeje kugenda nk'uko nyiri umurima yarishakaga, nk'uko nyiri uruzabibu ushakaga. Imbuto iracyari imbuto. Noneho nyiri umurima aje avuga ati ngiyewe nizeye ko ngiye gukingura igipangu cyanjye hariya, maze nacukuyemo urwina, ndasanga byarahiye, ndabyenga rwose, ndakuramo umutobe ngaburira nzagemura n'amahanga. Nzitwa ukomeye kandi nzamenyekana kuko nzi ko nakoze ibyiza. Zishimira imirimo y'intoki zanjye kuko ibyo nakoze bihagije. Maze ngo agikingura, yewe we, mbega ngo agikingura we, asanga inzu y'indende cyane twamaze gusoma yayubakiye ubusa. Yumva akozwe n'isoni. Ageze ku rwina ati ndashyiramo iki ko yansina itabashije kwera? Bene data, turebe neza, nitubanze turebe neza. Ntabwo insina yahindutse uko Imana itashakaga, ahubwo umurima niwe wahinduye insina. Wa murima watongowemo amabuye, sinzi niba amabuye yagarutsemo. Wa murima watongowemo amabuye, sinzi niba amabuye yagarutsemo n'inkwavu zikagarukamo. Wa murima watongowe n'amabuye, sinzi n'ukuntu amavubi yagarutsemo, sinzi ukuntu ibishyitsi byagarutsemo. Bituma insina inigwa rwose, ntiyabasha kwera imbuto zikwiriye izo shebuja yashakagaho. Noneho aravuga ati namwe nimuze mu ndebere baturanyi, yemwe baturanye n'uyu murima, nimuze mu ndebere ikintu nashigaje ntakoreye uyu murima ni iki? Ko nawuzitiye nkakuramo amabuye, ibi byagarutsemo bite? None mbabwire icyo ngiye gukorera urutoki rwanjye. Ngiye gusenya uruzitiro rwarwo maze rwonwe. Mu ntoki z'Uwiteka ntabwo habamo urupfu, nyamara Imana izi ko urupfu rubaho.
mu ntoki z'Uwiteka ntiharimo kurenganya, nyamara izi ko kurenganya bibaho. Mu ntoki z'Uwiteka ntiharimo indwara, nyamara izi ko hari uteza indwara ariwe Satani. Nicyo ashaka buri gihe ni uguteza indwara, ni uguteza urupfu kuko ari mu ntoki ze, ni uguteza impanuka kuko biri mu bubasha bwe, ari ku isi arabishoboye. Ariko noneho Imana igira ite? Yubaka uruzitiro rukomeye kuri twe, iraturinda, itanga ingabo zo kuturinda, zikaturinda ibyo twarebesheje amaso n'ibyo tutabonye. None Uwiteka nyine ngo aravuga ati niba yanze kwihana, niba yanze kwera imbuto ngo abanyamahanga babibone, ngo baze bakizwe, ngo bamindukirire, abantu bakaba bananiwe gukizwa kubera njye nawe, ngiye gusenya urwo ruzitiro. Nimara gusenya urwo ruzitiro rwonwe rwose, nzahagarika umugisha, nzahagarika imvura, nzahagarika izuba, nabirihera izuba ry'igihe n'ubundi nzarihagarika. Noneho mvuba izuba rikaze, izuba ryotsa, kuko ntacyo rwari rumariye. Kuko ku murongo waho wa nyuma ndi hafi gusoza, ku murongo wa 7, kuko urutoki rw'Uwiteka Nyiringabo ari inzu ya Isirayeli n'Abayuda n'insina yishimiraga, yabiringiragamo imanza zitabera, ariko abasangamo kurenganya. Yabiringiragamo gukiranuka, ariko abasangamo urugomo. Ngibyo ibyo dukwiye kwihana umunsi, ngibyo iby'Imana dusanzemo abari kuri uru rubuga abari kuri uru rubuga, ari uvuga ubutumwa, ari n'ububwirwa. Bikitwa uyu munsi nidusuzume nitwe mirima, twabibwemo imbuto tuyibuza kwera. Wabibwemo imbuto uyibuza kwera. Yasanzemo kurenganya, yasanze muri twe bumvisha ubutumwa bwiza kurenganya. Ufite inshuti wumva zahabwa ibyiza, ufite n'abo wumva wahibuye, ukaba wabahibuye uti ngari muhanyanyaze, ariko Uwiteka siko abishaka, Uwiteka siko abibonye. Nidukure kurenganya mu mitima yacu, tuganire ibyubaka umurimo, tureke gushyira ibisitaza imbere abagenzi bacu, tuvuga ibinyoma bidahura, ngo WhatsApp yunguke, megabyte zongerwemo, ariko ijambo ry'umwuka, ububasha bw'umwuka, umumaro w'umwuka buri mwanya. Nyamuneka bikitwa none witandukanye n'ibyo, kuko Yesu aragushakaho imbuto nziza. Niba wanze, arasenya uruzitiro, maze ibirimbura byo biriho rwose, kandi byica biri hafi. Tuvuga kwiriye, tuvuga yubaka ubwami, tuvuga yagura umurimo wa Kristo muri twebwe. Imana nyir'ibihe byose ibampera umugisha, Imana nyir'ibihe byose ibampera umugisha. Yesu ugira neza, atanga umwuka wera wo kukibutsa ibyawe, kuko bikitwa none Yesu agushaka, kandi nawe ukwiye kumushaka. Ntabwo turabo kuzimira, nuko ntuzimire nanjye sinzimire, ahubwo twigizwe hafi n'ijambo ry'Imana, twihane bikitwa none kuko bidukwiriye. Bisima Imana mu izina rya Yesu, amen.